numvaga mfite amatsiko yo kureba uko bizarangira. Aragenda ajya ku mama barabana aramubwira ati ngenda twite. Igihe kigeze aramubwira ati burya narakubeshyaga nagira ngo banzungurire inzu warakoze bibaye byiza wakwigendera kuko ngiye kubyarira undi muntu utari wowe. Inzu yarayiguze se? Yarayimuguriye. Yabaze koko. Ako navuga ko amaze nk'imyaka yagera mu 8 ntakubitwa. Yego. Akimenya ko ari utabyara. Yego. Yego. Akiva kuri uwo mugore ntago yongeye kujya nkubita. Ubwo rero nabayeho muri ubwo buzima ariko umugabo nyine tuvuye kwa muganga amaze kubona ibyo bisubizo yataye ubwenge araza amara amezi 2 aryamye ariko nkamuganiza nkamubwira ni humura sinzagusiga. Arambwira tuzangirira ibanga ntuzabimbwirira abavandimwe ntuzamvuge ahubwo dushake uburyo twasubira kwa muganga tugira inama. Twaje rero kujya kwa muganga tugezeyo muganga aratuganiza aravuga ati uburyo bushoboka nuko wareka umugore akibyarira umwana cyangwa se mugakoresha uburyo bwo guhuza intanga tujya dukora hano bwa IVF. Umugabo aravuga ati ndabyumva turagiye tubiganira. Intanga se kandi baravuze ko intanga ze zita bo barazigira cyangwa se hari abandi bantu nkuko abantu batanga amaraso hari abantu rero baba bazifite bakazitanga kwa muganga zirahaba. Hano mu Rwanda barabikora. Inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanika Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanika Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbere kantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandexe werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanika@gmail.com. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya inkuru yanjye. Ujye wumva ko ari umugisha ukomeye cyane kuba uhitamo kumva inkuru yanjye. Ntabwo nkeka ko abo twatangiranye bamwe ntabwo tukiri kumwe, abandi uyu munsi turacyari kumwe. No kuri pe muri imfura munamba ku muntu mukavuga muti dukomezanye tubane. Hari abo njye mbona commentaire muzishyira mukavuga muti mva kuba mbona nyine ikiganiro cyagezeho nyine ngomba kugikurikira paka kikarangira. No kuri pe muri umugisha. Thank you so much. Kuri nge ari no kuri bano bantu tuba tuganira. Hari benshi mwagiye mufungurira amarembo, hari benshi mwagiye mugirira umugisha. Imana ibaho umugisha, ibaho umugisha. Ejo bundi hari uwo twaganira, mudamu twaganiye, yembwe ukuntu nyine yashatse umugabo nyine udakora. Umudamu twaganiriye kera shaka umugabo udakora aza kwiyubakira inzu uwo mudamu, kugeza naho nyine umugabo yanze kurihira abana amashuri kandi afite akazi yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. None aza ku nkuru yanjye yarabuze ikintu, yarabuze abantu uko afata abana cyo kubagaburira, aza kugura kandi kabanza biturutse mu nkuru yanjye. Ibyo ngibyo ni umugisha uturutse kuri mwebwe. Imana ibamugisha ku bwabyo. Yabimbwira umva hashize imyaka dukoranye ikiganiro twongeye tubyutse bwa bubyutse rero bwo gufasha abantu. Hari benshi babohoka, hari benshi bahindurirwa amateka, hari benshi bahindurirwa ubuzima. Batifatiriya ntuze neza iriya mikro. Yego. So ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye kuganira, yitereke neza. Umuvandimwe tugiye kuganira ku nkuru ye, ngibyo ari gucamo no kugeza uyu munsi. Duhaye ikaze rero mu kiganiro uyu muvandimwe turi kumwe.
tugaye ikaze mu kiganiro Inkuru yanjye. Murakoze cyane. Ufite nawe inkuru yawe y'ibyo waciyemo ujye ukurikira ibiganiro bya Inkuru yanjye? Ndabikurikira cyane bikamfasha kuko numva abandi bantu baremerewe kundusha, nkumva bameze nkanjye, byatumye mbohoka. Rero numva nanjye navuga inkuru yanjye ikagira bifasha nanjye nkadohokerwamo gake. Ni karibu rwose. Murakoze. Twifurije ko bidohoka. Ufite inkuru yawe rero cyagenze bite? Uko byagenze, njyewe ndi umugore ndubatse, mfite umugabo umwe twisezerano, maze imyaka 25 nubatse. Nashatse mfite imyaka 19. Yego. Nashatse rero ngwije imyaka 19 ariko nta babyeyi nari mfite, bwari ubuzima butanyoroheye ntari bucemo. Kako nyine butoroshye bw'ubupfubyi urabyumva. Maze gushaka umugabo rero duhura n'ikibazo cyo kubura urubyaro. Turategereza umwaka wa mbere, turategereza umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu ugeze umugabo kwihangana biranga, atangira kumpinda, atangira kumfata nabi. Atangira kumfata nabi ariko ndihangana kuko ntaho kujya nari mfite. Ubwo nibwo yatangiye kujya nkubita, merera nabi cyane ariko nta hantu hatancumbikiye, ariko nkakomera nkaguma mu rugo kuko numvaga nta handi hantu ho kuba nabona. Nakomeje kwihambira rero imyaka 8 igeze muri ubwo bugumba, niko navuga. Umugabo yaransize ansiga umwaka n'amezi 6. Ariko ndaceceka, sinagira umuntu mbibwira, n'abavandimwe sinabibabwira kuko bari kumbwira bati mureke, kandi nta gahunda yo kumureka numvaga mfite. Numvaga ngomba kwihangana nkareba iherezo ry'ibintu ndi gucamo. Numvaga mfite amatsiko yo kureba uko bizarangira. Aragenda ajya ku mama, barabana, aramubwira ati ngenda twite. Igihe kigeze aramubwira ati burya narakubeshyaga, nagira ngo banzungurire inzu warakoze, bibaye byiza wakwigendera kuko ngiye kubyarira undi muntu utari wowe. Inzu yarayiguze se? Yarayimuguriye. Yabaze koko. Nari ndiho rero mu buzima bibi cyane, nta kintu nari nzi gukora kubera n'urutoto n'iki, nta wari kunyakira credit, nta nubwo ari kumpa igishoro. Nari mbayeho mu buzima bugoye, ariko ndiho abavandimwe bakamfasha, ariko bakambaza ati ikibazo ufite ni ikihe, bati cyangwa surananiranye, ariko nyine bagakomeza kumfasha. Umugabo rero yaragarutse, ariko agaruka afite isoni. Hashize nk'umwaka arambwira ati rero noneho ndumva twasezerana, kuko mbere twabanaga tudasezeranye. Urumva nari mfite imyaka mikeya, icyo gihe ntitwari gusezerana, kandi igihe cyo gusezerana hahise hazamo ibyo byo kutabyara ibibinduru. Ndamubwira turakoze cyane, turagenda turasezerana. Tumaze gusezerana ngira ngo ubwo agiye kubireka, ariko arabikomeza, ariko nyine agira ngo abone umuntu wo kujya asiga ku rugo urebye. Tubana nabi ariko nkagira ibanga mu mutima, ntihagire umuturanyi umenya ikibazo cyabereye mu nzi wanjye. Yankubita nkarwara, nazakira nkasubira ahagaragara, abantu bakongera bakambona, ariko nta umunsi wa none sindaburana nawe n'imbere y'abantu. Narakomeye. Ibanga ryawe ari bitse gutyo. Nyuma hashize nk'imyaka 12 naje kumva ikiganiro kuri radio Umucyo ndakizwa, nakira agakiza, noneho ndushaho gukomera. Nkajya mubwira ati ariko nyamara ibintu nkorera si byiza, wankwi iwacu ndi umwana ntarandagaye mu muhanda, bibaye byiza wamfasha tukajya kwivuza tukareba ikibazo dufite. Akambwira ati wowe jya ugenda, nta mugabo utabyara, ikibazo ni mwebwe, genda ujye kwa muganga. Nagiye kwa muganga ahantu hatandukanye ku bashenekologe, bakansuzuma akambwira ati nta kibazo ufite, genda utegereza, ariko bibaye byiza wasasana n'umugabo wawe. Nyuma rero arabyanga bukeye ndamubwira nti noneho rero aho bigeze ndimo kumva kwihangana birananiye, ndimo gusaza, ndashaje. Bareka twitandukanira ukishakira undi mugore kuko wanze ko twivuza. Mumaze imyaka ingahe? Twe tumaze imyaka 21. Atarajya kwa muganga. Nagerageje gukomera, yego yari atarajya kwa muganga. Yego. Ariko tumaranye nk'imyaka 15 yaje kujya kwa muganga tujyanye, ndabyibuka. Baramubwira bati dore ufite intanga zidafite imbaraga, byaba byiza ufashe iyi miti ukubahiriza gahunda zose tuguhaye, ahari wenda zazakomera. Twaratashye rero imiti ntiyayinywa, ahubwo akomeza gahunda ze, ayifata nabi, ntiyagira ikimumarira. Ubwo rero yumvisha amubwiye ibya divorce, yumva yikanzemo, aravuga ati wasanga umugore akomeje. Ubwo yari yarihanganya akabambwiye iki kintu.
yaraje rero tujya kwa muganga. Icyo gihe tugezeyo twari twagiye i Kanombe, baradukorera batubwira ati mutahe muzaze gutora ibisubizo. Turataha, igihe cy'ibisubizo kigeze turagenda. Dr Ngoga niwe watwakiriye, arabanza aratukansoringa, aratuganiriza nyine. Arangije aravuga ati se wa mugabo we wigeze wivuza? Ati nivuje rimwe. Se baguhaye imiti ki? Aramubwira. Se warayikoresheje? Ati hoya. Se wa mugore we wowe warivuzaga? Nti yego. Se ikibazo ufite wari ukizi? Nti nta kibazo bigeze basanga mfite. Ati n'uyu munsi rero nta kibazo ufite, ahubwo ikibazo n'umugabo wawe ugifite kuko ntago byakunda. Ati umuganga wakubwiye ko ufite intanga nkeya ntago yakubeshye, kuko tuvugana nta nimwe ugifite, kuko imiti yaguhaye ntiwayikoresheje nta nimwe, kuko iminsi yagiye yicuma rero za mbaraga nke zari zifite zashizemo uri vide. Umugabo atubwenge, baraterura bararyamisha. Muganga arambwira ati hangane bibaho, ariko nyine muzagaruke tubaganirize. Umugabo yaragukwitaga buri gihe ngo ni wowe utabyara? Ubu ndi ikimuga, ndi ikimuga cyane. Imyaka 25 biruziye. Yego. Ariko navuga ko amaze nk'imyaka yagera mu 8 ntakubitwa. Yego. Akimenya ko ari utabyara? Yego. Yego. Akiva kuri uwo mugore ntago yongeye kujya nkubita. Ubwo rero nabayeho muri ubwo buzima, ariko umugabo nyine tuvuye kwa muganga amaze kubona ibyo bisubizo yataye ubwenge, arazamara amezi 2 aryamye. Ariko nkamuganiza nkamubwira ni humura sinzagusiga. Arambwira tuzangirira ibanga, ntuzabimbwirira abavandimwe, ntuzamvuge, ahubwo dushake uburyo twasubira kwa muganga tugira inama. Twaje rero kujya kwa muganga. Tugezeyo muganga aratuganiza aravuga ati uburyo bushoboka nuko wareka umugore akibyarira umwana, cyangwa se mugakoresha uburyo bwo guhuza intanga tujya dukora hano bwa IVF. Umugabo aravuga ati ndabyumva, turagiye tubiganira. Intanga se kandi baravuze ko intanga ze zita bo barazigira, cyangwa se hari abandi bantu nkuko abantu batanga amaraso, hari abantu rero baba bazifite bakazitanga kwa muganga. Zirahaba hano mu Rwanda barabikora? Barabikora. Intanga ziba ziri mu cyo bita barazibika. Yego. Ziba zihari. Hari n'ababa barazikoresheje ushaka kubyara uragenda bakagukorera. Yego. Hari n'ababa barazikoresheje abagore baba ari bo bafite ikibazo, ariko bakazihasiga ngo uzagira ubushobozi bwo kubikora azazikoresha, akemera ko bazikoreshereza abandi bantu. Kuko intanga muganga aba yafashe zose yazigukoreshereza wenyine ngo zizarangire. Umugabo rero aravuga ati wenda baraza kutubwira niba iyo systeme hano mu Rwanda ibaho. Irahari. Ndabizi kuko nagiye na Medihiri ndabizi. Ubwo rero umugabo yaravuze ati umugore wanjye yarihanganye amara igihe kingana gutyo, nubwo namutoteje nkamugirira nabi, ariko ntago namwemerera gusanga undi mugabo, ahubwo twazashaka uburyo twakoresha ubwo buryo bwo kwa muganga bw'intanga z'undi muntu. Yego, ariko tukagumana. Yarabyemeraga se kuba se yarabyemeraga wabyara umwana bitutse mu ntanga z'undi muntu? Arabyemera, ubushobozi nicyo kibazo. Ubwo rero twaratashye, umugabo acika intege gukora biranga kubera kwitekerezaho, akumva ntacyo akimaze, akaza asa n'ukihoreye. Nyine yakoraga akazi ko gushakisha arakareka, amarira inshingano, ariko ndihangana. Arambwira ati uzambabere mbikira ibanga, nzagushakira uburyo. Ambwira ati se wa mugabo we tuzagurisha inzu ko ariyo dufite, nshakira uburyo bwo kubyara, noneho wa mwana tuzamukugira gute? Basi emera usubire gushakisha, dushaka uburyo ki wabonamo amafaranga. Ako nyine amafaranga ni menshi ntago yapfa kuyabona pe. Nubwo buryo rero twabanyemo. Icyo gihe bababwiye ko amafaranga angahe bisaba? Icyo gihe byari 3.5 n'igice, ariko bimaze kugera 5 n'igice. Byariyongereye kuko tubimenye hashize imyaka 4. Yego. Hashize imyaka 4 ubu bigeze kuri 4 n'igice. Ubwo rero umugabo aragumya arambwira ati hangane reka kunsiga, ariko nanjye nkumva nakomera, nkavuga ni igihe cyose namaze ntaranamenya Imana nkakomera, reka nkomere uhasanga hari ikimana integereresheje, kuko nahoze nifuza kuzabona iherezo ryacu bitewe n'ubuzima bubi nari ndimo kugenda ncamo. Ubwo rero
nifuje gutanga iyi nkuru kugira ngo abagore benshi bakangukire kujya kwa muganga. Hari abagore benshi babaho batotezwa bagakubitwa nk'inkoni nakubiswe ngewe ntabwo nzi ko hari undi muntu wasikubitwa ngo abe kibasha kuvuga. Uriya njye sinya mbasha kurira byararangiye. Ntukarire. Byararangiye. Impamvu ntajya mbibasha narize cyane kandi nkakunda kurira ndi njyenyine kuko naho kubibwira nari mfite. Yego. N'ubu iryo banga ndimaranye iyo myaka 4 nta muntu n'umwe urizi. Cyatumye rero nifuza gutanga inkuru yanjye cyane nagiriye abamama. Mu muco nyarwanda bizwi ko abagore aribo batabyara. Baratotezwa, bagaharikwa, bakirukanwa, bagakubitwa, bakimwa uburenganzira mu muryango kubera ko batabashije kubyara. Ariko ngereranyije n'ahantu hose nagiye ngera ku bitaro nasanze abagabo benshi aribo bafite ikibazo. Kandi ntabwo babizi. Umugore araguma akicara agategereza ngo azabyara, abagabo benshi bajya hanze n'abandi bagore bakababeshya ko bababyariye ariko atari byo. Ugasanga urugo rurasenyutse, ugasanga mu rugo intambara ziravutse, ariko nyamara wa mugabo yaribeshye ko afite abana handi hantu ariko atabafite. Nashatse rero gutambutsa inkuru yanjye kugira ngo abantu benshi bafite iki kibazo bajya bihutira kujya kwa muganga hakiri kare, yaba umugore cyangwa umugabo, kuko bose birashoboka ko babura urubyaro, kuko namenye ko ibintu bitera kubura urubyaro ari byinshi. Nifuzaga rero ko abagabo abagore bajya kwa muganga bajyanye kugira ngo bamenye kare ikibazo bafite. Nk'ubu ngewe iyo mba narabimenye kera wenda hari uko mba narabigenje, hari indi myanzuro mba narafashe. Wari gufatiye. Ariko sinabishobora. Wari gufatiye. Nari kubyara umwana. Nkunda abana cyane. Wumva wasubiza ibihe inyuma byagenda bite? Ujye ubitekerezaho. Nabyara abana. Wirengagije ko umugabo atabyara. Nabyara abana. Kera nababyara. Ukamuti barere. Yabarera. Numva nabyara abana. Ubishushanya gute, wari kubigenza gute? Kubera ukuntu narababazwaga. Nanjye nihamya ko ari njye ntabyara. Iyo icyo gihe mba mbizi ko nabyara mba naragiye. Wenda nkaba ku muhanda ariko mfite abana. Warataye umugabo. Rwose kuko icyo gihe nta gaciro yampaga. Yakampaye nyuma aho yumvishe yuko watakibibashije. None se narababaye cyane. Yigeze yicara ngo gusaba imbabazi muri imyaka yose amaze imyaka 4 azi ko atabyara? Yansabye imbabazi arambwira ati hangane, ndabizi narakumugaje, ndabizi warasebye, ahantu hose barabizi ko utabyara ariko mbabarira. Ndamubwira ati narabyakiriye kandi nta muntu mushya ukimvuga keretse abaje bashyashya, naho abasanzwe bazi ko ntabyara narabyakiriye. Nurangira ndamubwira ko hahandi batabyara nyine narabyakiriye. Yego. Nuko nyine bimeze. Ntabwo byakoroheye byanze bikunze. Oya. Iyi myaka 5 utabyara muri societe ni ikintu gikomeye cyane. Utagacira iyo uvuka, ugatagacira iyo washatse, nta muntu n'umwe uguha agaciro. Washatse bagufataga gute? Ahubwo avuga ngo bagufata gute kuko n'ubu ntacyo bazi. Bazi ko naciye umuryango ntacyo maze. Bazi ko ndi uwo kurya gusa nkahombya urugo rw'umwana wabo. Kandi ntacyo mfite cyo kubabwira. Bamfata gutyo nta gaciro mfite. Afite abavandimwe, afite ababyeyi? Afite abavandimwe. Ariko niwe muhungu wenyine wabo babyaye. Bivuze ngo bashikibe bo n'ibindi. Bambona nk'umuntu waroze umwana wabo kugira ngo adashaka undi mugore cyangwa atabyara abandi bana. Ngiye mfatwa nk'umurozi muri famiye. Iwanyu ntabwo wajya bakubaza bati bite? Iwacu bamfata nk'ikigoryi. Barambwira bati kubera nta babyeyi mfite n'abavandimwe nyine banjye. Baravuga bati ubundi iyo umuntu abuze urubyaro ari mukagashaka n'ahandi. Nkavuga ati reka ngewe ntabwo nashaka undi mugabo. Nzakomeza nihangane. Yego. Ariko abandi bo baba bavuga bati uriya mugabo utagikubita umugore we n'ukuntu yamudihaga, yaramuroze, yaramuhagurukiye, yaramumwemeje, noneho dore babanye neza n'umugore we dore yarabyibushye. Mbese niwe waroze? Ninjye wamuroze. Nyine bo bazi ko namuroze kuko atakinkubita, nkaba naranabyibushye, ariko kubyibuha nuko nyine ntagikubitwa. Ubundi nari ntunzwe n'inkoni ataramenya ko ari ufite ikibazo. Aho bimenye rero yampaye amahoro, bike mbonye biranyura. Wa mugore bari barahaye inzu
umugabo yawe arayifite ameze neza yashakiyemo n'umugabo oya yabyaye n'abandi bana bivuze ngo mwe mufite ntiyanamusuhuza baranganye twari tubufite bushirira mu nda yashakisha abana yego umugabo wanjye yasambanya n'abantu ntazi umubare ashakisha abana hakageza akanabimbwira ati burya waraye untegereje ariko nta mwanya nari mfite ngewe wo kugutaba ndamwibyibuka nigeze muhamagara rimwe ari n'injoro ndembye cyane ndwaye byo gupfa nyine yego ndavuga ati reka mfe kumubwira ko ndembye wenda yaza byari nka saa sita n'igice za nijoro ndamuhamagara ndamubwira aho yanyitabye uwo mumama aranyitaba arambwira ngo uramushakira iki ngo ibise biragufashe ushaka kujya kubyara ngo mubwire ahamagara ambirasi ibaze ndamubwira ati mbabarira sinzongera ndaryama byangiye mu mutwe rero umugabo wanjye yarengeje saa 3 sinjya muhamagara yego mba nzi ko nshobora kwitabwa n'undi muntu akankomeretsa cyane n'ubu mwiyunze yego ntabwo mwizera yego byarananiye kuko nagiye nkomereka kenshi kubera we nkaca ahantu abagore bakantuka nkaca ahantu abagore bagashaka ko nahagarara ngo banserereze ubwo babagara nataye agaciro mbega muri make nataye agaciro kubera w'icyo gihe abagore bandi utajya bibagirwa kubera icyo kintu cyo gushaka abana hasi hejuru nabaye abagore utajya bibagirwa bagukomerekeje yashakagamo abana harimo umumama umwe nawe n'iki kiganiro azimenye ubu yagiye gutura Igisenyi yego harimo uwundi mumama umwe wambwiye ngo azangurira igipupe tujye tujyana gukingiza arabizi batuye i Kayonza jara ni benshi narabanditse kuko kera njya numva ningira ubushobozi nzandika igitabo cy'inkuru yanjye numva nzacyandika kuko mba numva ubuzima bwanjye butazarangira gutya narakomeretse cyane ibintu byose byagiye bimbaho ngiye nafataga ikaye nkandika ikindi utagiye bagirwa ni iki ikindi kintu cyambabaje muri iyi nkuru yanjye ntajya nibagirwa ni umunsi umwe papa wanjye yari ari mu bitaro yari atarapfa kuko papa niwe mubyeyi nari mfite mama yapfuye mu ntambara yarankubise ndwara igihe kinini papa yapfuye nkirwaye ngiye ntarajya kumurwaza kumushyingura barantsindagije ariko ndihanga se kugeza aho yarankubitaga akambwira ngo nzinge ngende yego nkamubwira ntimbabarire ejo ninoroherwa nzagenda hako nakoroherwa nkamusaba imbabazi nkamubwira ntibashye mbabarira mbe niberaho nibuka ko icyo gihe uriya Imana iradukunda nigeze ndyama rimwe mbura ibitotsi ndabyuka ndicara ndavuga ati Mana buri ibintu byose dusabye Imana izi ko tutazi ubwenge Imana irabizi ndavuga ati ko abantu bamvuga cyane bakanserereza bikabije buri umusazi ko yiberaho neza basi waretse nkisarira urumva urwego nari ngezemo ndavuga ati waretse nkisarira ko gupfa byakunaniye kunyica nkege nigendera ndi umusazi ntabyumva ntabyitayeho urumva ahantu nari ngeze uko hameze nabi cyane n'ibiryo niyo byabaga bihari ntago nabashaga kurya ko natekerezaga intu baraje ni kwa kunkubita nyagezaga nkajya nkingura ngahagarara imbere y'urugi kugira ngo ndebe uko yinjiye ameze hari nubwo nirukaga atarankubita yego rero kubivuga byose nkabirambura byafata iminsi myinshi yego ariko nabayeho mu buzima mubi imiryango y'iranyanga inshyira ku ruhande tuvugisha ukuri ukimara kumenya ko ari we utabyara wowe ubyara ntabwo wigeze uvuga uti ariko washyira agakiza hanze hasi ubundi nkajya kwishakira umwana maze kubimenya rero nk'umuntu naratekereje ndavuga inti nshobora kumusiga nkashaka ariko ndakuza imyaka 45 ni myinshi nakabaye naragiye mbere none sinagiye ndavuga inti nanone musize yakwiyicisha inzoga akandagara agaciro nanjye ugasanga imbere y'Imana ngaragayeho umugayo kandi narihanganye igihe kingana gutya nicyo kintu cyatumye ntamusiga yego uyu munsi agufata gute umufata gute uyu munsi rero tubanye neza nta kibazo usibye ku bushobozi bwarangiriye mu ndaya nyine tubanye neza rwose nta mpondagura nta ntoteza
iyo mubwiye ati uyu munsi nukujya gusenga ndagenda, iyo mubwiye ati uyu munsi ndajya ahantu arambwira ati karabugende nimba ufite tike cyangwa se yaba yifite akayimpereza nta kibazo ubu dufitanye, gusa nawe ategereje icyo Imana izadukorera. Ariho ugahorana impungenge avuga ati umugore azansiga ariko ntago namusiga pe. Ku myaka tumaranye nagerageje kwihangana, ntago ubu namusiga. Imyaka 25 ni myinshi. 25 irarangiye. Wumva imbere yawe ari utekereza ko azabahe? Njya mbitekerezaho cyane, wenda nk'abana bakunda kumbaza ati se kuki nk'abana ufite abana bato, nkavuga ati abana nyine umuntu arababeshya, ntago nababwira ibyambayeho, nkababwira nti nagira ngo mujye muza mu isanzure, bakahita babara ibyumba ngo oya ngo hano bari kujya bahajyana hano bakahajya. Nkavuga ati basi nzabikora, bagaruka n'ubundi mu vacances bakambaza ati ko nanone utabyaye umwana, nkavuga ati narindiriye ko mukura kugira ngo muzajye mumfasha. Nyine nkababeshya, ariko abari ibikomere baragenda ngasigara ndira, ndafunga nkarira cyane. Nibaza rero ejo hazaza hanjye nyine nkakomereka ko warumbashije ejo hazaza, ndeba mu bukecuru ntagira uwo ntuma, ntagira uwo mbwira ko narwaye, nkumva nyine birandemereye. Ariyo mpamvu matsenga Imana mvuga ngo ngize ubushobozi kuri iyi myaka mfite, abaganga bamfasha nanjye nkabona umwana unturutseho. Imana ikareba kwihangana nagize, igakora ku mitima y'abafite urukundo bakamfasha, numva najya kwa muganga. Bakubwira ko bisaba amafaranga ngahe? Mbere byari 3 n'igice ariko ubu byabaye 4 n'igice. Yego, Kanombe kuko Medihiri ho harahenze cyane. Medihiri ni 7. Yego. Okay. Umugabo ijambo ryiza muri no minsi aherutse kubwira taruherutse kumva niriye niba cyarabayeho? Ikintu cyiza aherutse kumbwira sinange yakibwiye abantu muri rusange. Ahantu hamwe yarahaciye barimo barwana, baramubwira ngo nasa barebera icyo bapfuye, kandi yari yanyoye cyane. Arababwira ati ubundi nk'aba bagore badasenga mwabakuye, ati mwari mwumva induri wanjye? Bati zarahoze. Ati byari kera umugore wanjye atarakizwa. Ati mujye mwigisha abagore wanyu gusenga, ngiye umugore wanjye ntago yankora ibi bintu. Yambwiye yuko yarambwiye ati kwihangana wagize, sinzi ko hari undi muntu wakugira. Ubwo rero nyine mba mvuga nti kubera kwihangana nagize reka nkomeze nihangane. Nawe akambwira ati ubu nta bwoba ngifite, nabonye gusenga koko. Ati buryo wajya gusenga nkagira ngo nukugira ngo ntagukubita, hatari kurasenga. Ati kuko nge nararyamaga, ati burya nuko utabizi. Ati twajyaga kuryama nkabanza kureba ko hari ibintu biri munsi y'igitanda uri bunyicishe. Ati akenshi burya imfunguzo nari zirazaga mu musego wanjye. Ati ko naravuga ngo ubwo wamenye ikibazo mfite uri bunyice. Ati uri bunyitura inkoni nagukubise, unyitura inzara nakwicishije dufite amafaranga, unyitura kubera ko yajyaga agurira nk'abamama ibintu byo kubashyira, ntahita bijyana akabizana mu rugo, akambaza ngo ubukana kari bubyemere. Nkamubwire ntarabyemera. Kambwira ngo ubu ntago ari pirate. Nambwira ati noroshinari. Ibyo agiye guha abandi badamu. Ati rero numvaga yuko ndamubwira ntariko wanyemerera nkakwibutsa akantu kamwe, ati ntugire ikintu nyibutsa kuko nta kintu kiza nigeze nkubwira. Yarambujije. Nagira ngo mwibutse ibyo bintu yajyaga mbaza, ariko arambwira ati oya, ambwiye ko wakijijwe, ibyo bintu rero byose ubwubatizwa byasigaye mu mazi ngaho byihorere. Atari ko bumaze kugira icyizere ko utanyica. Sigaye ndyama nkasinzira. Ese imisi yanyu ya mbere yo kubana yo yari imisi imeze gute? Twari tumeze neza cyane. Yarankundaga ku rwego rwo hejuru. Yarankundaga, abantu bakajya bavuga ati se buriya uriya mwana azubaka urugo, uriya mwana ungana ko ati uriya si urukundo rwose. Yarankunze arantetesha mu minsi ya mbere, mbega mu myaka 3 ya mbere. Nibwo mperuka kugendana n'umugabo mu nzira, nibwo mperuka kuba abantu badutumira muri famille tukagendana, nibwo mperuka kwicarana nawe mu bandi. Itiye ngewe nta muntu ushobora kubyara ngo njye kumuterurira umwana. Ntekereza ko yankora nk'ibyaba abandi. Ndagusura nkaguhemba nkaguhereza, wambwira utakira umwana ntiwe yanamurebye, nago njya nterura impinja. Nuko utazikunda se? Ndazikunda cyane, ahubwo ntinya ko nahava hakagira undi muntu uruterura akarwangiza bakavuga ko ari wa mugore utabyara wahavuye. Kuko ntazikunda sinajya njya kureba aba mama wabo ngo mbahembe.
ariko nta mubyeyi njya kureba ntafite icyo mushyiriye. Yego. Nkunda abana cyane. Okay. Dusoza wavuga nimero telefone yawe muvandimwe uri kutwumva muri kano kanya kugira ngo ukisimana ukabona umuntu ugufasha akaba yabikora. Yego. Ya nimero yanjye ni 079 26 31 88 7. Urakoze. Yego. Kandi namwe mwakoze kunyakira.